agahinda kanjye kwibuka umuvandimwe kumwunamira byarabaye cyane. Ibyo ngeze ni ukumuvuga amateka cyangwa ibigwi, kuko sinavuga ngo yaje nk'intwari, ariko yatabarutse kuri njyewe, yatabarutse nk'intwari. Mu by'ukuri yakundaga gucisha bugufi mu byo muzeho, kandi icyo ni ikintu kimwe mu bemeramana bagomba kwibuka ko Imana idusaba. Nubwo wagera ku rwego ruri hejuru gute rw'ubutunzi cyangwa se rw'ubwamamare, aburiya kera njyewe ikintu nibuka muziho yankuyemo, kera nari umunyamahane w'umusazi, nta muntu wamvugiragamo, ariko nareba ukuntu ndusha ubwamamara, ndusha no guhura n'ibibazo byinshi muri izo systeme, ariko akabyitwaramo gisirikare neza cyane, akabihandoringa mu kinyabupfura, akambwira kandi uri igisazi bizagenda gutya na gutya. Yari umuniga ugira urukundo rwinshi tu, yari umurasta, twebwe niko tubyita iyo umuntu agira urukundo rwinshi muri style yacu yari umwana mwiza mwakoze. Nagerageje gukurikira amateka y'ukuntu JAYPOLLY yaje kuva muri iyi si ababajwe cyane n'umubiri bitewe na misiyo yahawe umwe mu bagome, ndetse agasiga amuvanye kuri iyi si ya rurema. Abari inyuma y'umugambi mubisha, izo ni imbwa zimoka zitaryana. Yasoje urugendo rwari kwaja. N'abageze hano no munsi ni byiza, Imana ibaha umugisha. Jewe rero agahinda kanjye kwibuka umuvandimwe kumwunamira byarabaye cyane. Ibyo ngeze ni ukumuvuga amateka cyangwa ibigwi, kuko sinavuga ngo yaje nk'intwari, ariko yatabarutse kuri njyewe, yatabarutse nk'intwari, kuko ibikorwa bye birabigaragaza. Ni umunyamateka, ni umunyabigwi, kandi bizahora gutyo. Mushiti wanjye rero Polly twamenyanye mu mwaka w'2000 ndumva ari na 7. Yari umunyeshuri yigaga aho bita kuri Efoteke i Kanombe. Njye nabaga nanjye i Kanombe, ariko icyatumye tumenyana cyane ni imiziki. Ni umuntu mu by'ukuri yakundaga gucisha bugufi mu byo muzeho, kandi icyo ni ikintu kimwe mu bemeramana bagomba kwibuka ko Imana idusaba. Nubwo wagera ku rwego ruri hejuru gute rw'ubutunzi cyangwa se rw'ubwamamare, ni umwe mu bantu baba bashaka kubimanaginga nyine, akagira umutima wo kwicisha bugufi, surtout agakunda abantu bababaye cyangwa ubuzima butabaye fair kuri bo, niba ariko navuga, kuko sinzi niba ari experience wenda yanyuzemo ubwo buzima, kuko ntago nakundaga kuvugana nawe ubuzima bwe bwihariye bw'imikurire y'iki. Icyo twabanyemo nicyo nagiye mwigiraho ibintu bimwe muri ibyo ngibyo nyine byo kuba humble, kumenya kubana n'abantu, guca bugufi. Aburiya kera njyewe ikintu nibuka muziho yankuyemo, kera nari umunyamahane w'umusazi, nta muntu wamvugiragamo, ariko nareba ukuntu ndusha ubwamamara, ndusha no guhura n'ibibazo byinshi muri izo systeme, ariko akabyitwaramo gisirikare neza cyane, akabihandoringa mu kinyabupfura, akambwira kandi uri igisazi bizagenda gutya na gutya. Yabimbwira rimwe kabiri gatatu, nk'umuntu n'umukuru utekereza, hari ibyo ugenda nyine wumva ko umuntu bikubwiye, ntabwo abikubwiye kubera impamvu y'urwango, kamema bikubwiye kubera ko agukunda, ashaka ko utagwa muri situation niyi. Yabaye umuvandimwe wanjye mwiza cyane, ambera inshuti, twasangiye ibintu byinshi, urumva twari tumeze nk'abavandimwe nyine, twararwanye, turasangira, turaryamana, turabwirirwana, byose kabisa. Ariko mu magambo makeya,
Muyonzi yari umurasta, yari umuniga ugira urukundo rwinshi tu, yari umurasta. Twebwe niko tubyita iyo umuntu agira urukundo rwinshi muri style yacu yaba yari umwana mwiza murakoze. Arakoze Bulldog. Reka tusabe mama wacu ari nawe nabaje abanza dutangirize isengesho, noneho dukomeze gahunda na Morsi yahageze nta kibazo. Mana yacu, Mana yera, Mana ikiranuka, Mana udukunda, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye. Mana waraturinze twese uko turi aha ngaha utugirira neza, uba mu ruhande rwacu turi bazima, nubwo abacu bagenda batuvamo, ariko Mana turagushimiye yuko batarimwo bajya habi. Hari igihe kimwe kizagera tukazahura tukazababona. Mwami Imana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya turimo turibuka umwana wacu Ishimwe Josue. Mana, turi kumureba Mana, turi kumureba, ariko ntushimwe ko wamwisubije, kandi ngo ntabwo ujya wisubiza ibibi, wisubiza ibyo ukunda. Turagushimiye ko wamwishubije, ariko turakwinginze Mana ngo uzaduhe kuzongera tugahura, kandi ndakwinginze ngo uko turi aha ngaha ukomeze kudukomeza, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, utube hafi uduhumurize. Mwami Imana ukomeze kutugirira neza, ibyo ushaka n'ibyo ushima biba ari byo bikomeza kutugirirwaho. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Yarakoze mami. Reka nsabe papi ari he? Ari mu bantu babanye na JAYPOLLY, atubwire mu ndirimbo JAYPOLLY yajyaga akunda kuririmba cyane, niba nawe yamenya kuyiririmba atubwire. Kachimiri mwese Afrika uyu munsi. Tariki yari nk'iyi mu rukera nibwo twatangiye kumva inkuru y'incamugongo, bamwe ntitwabifata nk'ukuri, ariko abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza cyangwa bakemera umuzuko, mu byahishuwe haranditswe ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ubwo rero umwami Yesu Kristo yatsinze urupfu, ndahamya ntashidikanya ko JAYPOLLY twakunze, JAYPOLLY twasangiye byinshi, tuzongera kumubona. Papa Davis aravuze ati indirimbo yaririmbye iyo twaririmba tumwibuka muri aka kamwanya ni nyinshi ze yaririmbye, ariko hari indirimbo ajya kuva kuri iyi si ya rurema yabaye nk'usoreza avuga ngo ugusabye ukugezeho ababaye wese uzamuha amazi. Uriya nuko tutamenya igihe dusigaje ku isi, ariko ubona hashobora kubaho ibintu bimeze nk'ibimenyetso bikugaragariza ko wawe agiye kurangiza urugendo rwe kuri iyi si. Aka kanya sindi bubashe kuririmba, ariko buri wese ku mutima yumve ko hari inyigisho yakuye mu ndirimbo cyangwa se mu bihangano bya JAYPOLLY. Kubw'ibyo ndabashimiye mwe mwese twabanye tucyumviye inkuru y'incamugongo. Hari gahunda irimo gutegurwa yaguye y'igitaramo dushaka kuzakora cyo kwibuka JAYPOLLY, ndetse n'icyo kuzafatiramo akanya ko kuba
twakusanya inkunga yo kuvuza murumuna we wagiriyemo ikibazo cy'ubuhumyi. Muri iyi si tugenda nk'abakunzwe, tukagaragara nk'abafite ababakunze, ariko tugira n'abatwanga. Nagerageje gukurikira amateka y'ukuntu JAYPOLLY yaje kuva muri iyi si ababajwe cyane n'umubiri bitewe na misiyo yahawe umwe mu bagome ndetse agasiga amuvanye kuri iyi si ya rurema. Ariko kuko nta gupfa mbere yo gupfa, buriya niyo nzira ye yagombaga gupfamo. Ariko Imana yo mu ijuru dusenga kandi twizera izaduhorere. Abari inyuma y'umugambi mubisha, izo ni imbwa zimoka zitaryana. Yasoje urugendo rwari kwaja, natwe tuzagira uko tuzarusoza, ariko duharanire kubana n'abantu bose amahoro. JAYPOLLY yavanywe mu mubiri, ariko ndahamya ko ari ijabiro kwa Jambo tuzongera kubana nawe. Murakoze. Papi hari kubera ko JAYPOLLY yavuye muri uyu mubiri dufite ibihe bibi bya covid, abantu batemerewe guterana, batemerewe gushyingura ari benshi, harimo abantu batabashije kuhagera, mu bantu bumva batashoboye kuhagera kandi bumvaga ari ngombwa kuhagera bakanagira n'icyo bavuga. Niba hari umuntu uri hano ambwire muhe akanya k'iminota nk'ibiri yo kugira icyo avuga, aze kumbwira. Ariko reka nsabe yes, reka nze mbanze sabe fisi ari muri umuntu we bari kumwe n'uyu nguyu, yihangane wenda yaza kugira icyo aza kuvuga tugeze mu rugo, ariko kamuhe umunota umwe wonyine gusa. Nshaka kubanza gukora hano nkumva polari. Yakore ako nukababara mugisha fisi ntubabare, ariko fisi wibabara fisi. Yihangane reka tunamureke, ntabwo tumuha umwanya n'uyu bari bari kumwe. Ikibazo cyawe cy'uko dufite kubona, ariko nari navuze ngo niba hari uwo muntu hari imbere y'uko duha Morsi ijambo, reka arahari ari kutwumva n'ubundi buri ari kutwumva. Reka mpe Morsi ijambo. Morsi buri ari hano n'ubundi aratwumva, ibyo muvuga byose arabyumva, ibyo mwavuga byose, utaba hari uwaba hari buri arakumva. Wabonye uramuniga uri yaje mu bitaramo byacu byose twagiyemo, uri ubona wicaye hari.